Ibi bibera isomo abagabo bose bumva ko ari ibikomerezwa. Igihe cyose uzaba uri mu mwanya w'icyubahiro ariko ukagerageza gucudika n'abagore, uzamenye ko aho ngaho ariho urangiriye, kubera ko nugerageza kwinjira mu bagore kandi ufite umugore mwasezeranye mubana mu nzu, aho ngaho uzamenye ko nabo icyo bazaba bari kugupangira ni ukugusenyera urugo, ariko kandi ikigeretseho nanone bakakwirukanisha mu kazi. Iyi nkuru ya Erasme, meya w'akarere ka Nyanza wamaze kuba yatabwa muri yombi, byari bikwiye kubera isomo abandi bagabo bose, nubwo bitakunda ko abagabo gusambana hanze bitashira, kubera nabwo biterwa n'abagore baba babana mu rugo, ariko kandi abagore nabo bari bakwiye kwisubiraho bakiga, bakamenya ukuntu bagomba gufata abagabo, ndetse bakamenya n'igihe bagomba kubarakarira. Niba uzi neza ko warakaranye n'umugabo, iturufu ugomba gukora ari ukumwima imibonano mpuzabitsina, ujye umenya ko aho ngaho uba watekereje nabi, kubera ko igihe azaba yagucitse akajya gusambana hanze, nyirabayazana azaba ari wowe. Kandi ujye umenya ko iyo warakaye ndetse n'umugabo akarakara, iminota 10 bihagije yonyine kugira ngo umugabo abe yamaze gukumbura imibonano mpuzabitsina. Iyo atangiye rero kugukoraho, wowe ukamwikaragaho ukizunguza, ukirekana nk'aho iturufu ya mbere ari igitsina. Buretse gato, uwari meya w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yaje kuza kuba yatabwa muri yombi azira kutita ku nshingano ashinzwe. Uyu nguyu yakomeje kugenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho bari gukomeza kugenda bavuga ko uyu mugore muri kureba kuri screen yawe ngo ari we wari inshoreke ye. Uyu nguyu ngo yazaga mu biro hanyuma akisanzura, yewe akajya no mu ntebe agafata amafoto yarangiza agapostinga. Ibyo byabaye ubwo uyu mugore yazaga gusura Ntazinda Erasme, bari basanzwe n'ubundi bagirana imishyikirano, dore ko batari no gutinya kuvuga ko uyu mugore baryamanaga mu biro. Uyu mugore rero ubwo yazaga kureba Ntazinda Erasme, yaraje arisanzura nk'uko bisanzwe, arangije yicara mu ntebe y'akazi, yifata ifoto arangije ashyira kuri Facebook. Ubundi bijya gutangira byatangiye ku itariki 16 Mata 2025. Inama njyanama y'akarere ka Nyanza yafashe umwanzuro wo guhagarika Ntazinda Erasme ku nshingano zo kuyobora akarere. Ivuga ko yateshutse ku nshingano nk'uko byatangajwe n'abari bitabiriye inama idasanzwe. Ntazinda yaramaze imyaka hafi 9 ari umuyobozi wa Nyanza, aho yatorewe bwa mbere mu mwaka wa 2016, agatorerwa manda ya kabiri mu mwaka wa 2021. Mbere yo kuyobora akarere yarazwi mu mikino wa volleyball nk'umuyobozi wa Rayon Sport Volleyball Club. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye no gutunganya imijyi, ndetse iyo mpamyabumenyi akaba yarayikuye mu gihugu cya Canada mu mwaka w'2001. Amakuru yatangiye kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu mugore muri kureba kuri screen yawe, nubwo atigeze atangazwa amazina, ngo yifotoreje mu biro by'umuyobozi w'akarere ari we meya Ntazinda Erasme, maze ifoto ayishyira kuri konte ya Facebook. Nubwo nta rwego rw'ubuyobozi ruravuga ku mugaragaro iby'ifoto yavugwagaho kuba inshoreke ya meya, ariko amakuru atugeraho avuga ko inzego zibishinzwe zatangiye kubikurikirana. Ubundi uyu meya ngo afite abana 5 ndetse n'umugore, ariko nk'uko tubizi amakimbirane yo mu muryango ni akenshi agarura ubusambanyi hagati y'umugore cyangwa se umugabo, umwe akaba yaca inyuma y'undi akajya gusambana hanze. Nibyo byaje kuza kuba kuri meya Erasme, dore ko ngo yari afitanye amakimbirane n'umugore we, ndetse bakaba bari batakibana mu cyumba kimwe, aho umwe yari afite icyumba cye n'undi akaba yari afite icyumba cye, nk'uko abakire tubizi ko iyo bashwanye buri umwe afata icyumba cye. Ubundi umugore iyo yatangiye kwima umwanya umugabo we, umugabo nta kindi ahita akora, ahita atangira kureba muri telefone ye ba bagore atunzemo, ariko nyamara atarasanzwe avugisha. Uyu Erasme nawe rero ngo igihe yaramaranye amakimbirane n'umugore we, nibwo yatangiye kwiyegereza uyu mugore yari asanzwe atunze muri telefone. Bari barahuriye kuri Facebook, batangiye kujya bacata gake gake, ariko nk'uko tubizi ko abagore bakundaho ibintu biri, akimara kubona ko uyu mugabo ari meya w'akarere, yahise atangira kwinjira mu rukundo, ndetse atangira kugaragaza reaction zidasanzwe. Nibwo yatangiye rero kwiyegereza meya, arangije amugusha mu mutego. Uyu meya kwifata byaragoranye, nk'uko tubizi ko n'ubundi munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba, kandi uyu mugore nawe niyo waba ufite icyubahiro kimeze gute, uko byamera kose wahatsinda agahanga. Ntabwo rero kwihangana kuri meya byaje kuza kuba byakunda, kubera ko uyu mugore ubwo yazaga yari yamupangiye ndetse afite gahunda yo kumugusha. Nibyo byaje kuza kuba rero uyu meya atakaza akazi ndetse atabwa muri yombi hejuru y'inyama idapima n'inusu. Ariko ibi ngibi byari bikwiye kuba isomo ku bagabo bose, kubera ko nimba bakirageje kuvugana n'igitsina gore, bajye batekereza ko icyo gitsina gore cyangwa se uwo mugore ashobora kubapangira akaba yabagusha mu mutego, bityo bakabura amahirwe y'ubuzima bwabo bwose. Uyu meya rero yatangiye guhomba ubwo yatekerezaga kuvugisha uyu mugore, dore ko uyu mugore n'ubundi nk'uko bigaragara
akaba ari umugore ufite ikimero kidasanzwe umugabo uwo ari we wese yaba yashatse yamugusha. Ntabwo ngiye gucura urubanza Meya kubera ko nanjye uri kubabwira ibi, nanjye uyu mugore aramutse angezeho ni izina ry'Imana imbaraga zaba nkeya, bityo bigatuma nteshwa ku ntego. Ibi si kuri Meya gusa bibayeho, kubera ko buri mugabo wese unkurikiye uyu mutego yawugwamo. Nubwo bajya bavuga ko umugabo mbwa aseka imbohe, ariko ahangaha abagabo barabyumva. Ntabwo umugore mwiza nk'uyu nguyu aramutse yakwitumye ni izina ry'Imana ntabwo yakubura. Nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire. Ubundi abagore namwe nimba munkurikiye mujye mumenya ko ari mwe ba nyirabayazana bo kuba mwatuma abagabo banyu babaca inyuma. Ubundi ngo iyo mwarakaranyije n'abagabo banyu, iturufu ya mbere mugomba kwitwaza nuko mugomba kubima umwanya wo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo ngicyo cyonyine muba mwumva ko ari cyo gihano mugomba guha abagabo banyu. Ariko kandi abagabo nabo tubizi neza ko umugabo niyo yaba yarakaye gute, yaba ari mu masasa ameze gute, umubiri we iyo ukora neza igihe cyose aba agomba gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe yumva neza ko afite umwanya wabyo. Niyo mpamvu iyo urakaranyije n'umugore, niyo haba hashize iminota 30 ugutangira kumukumbura muri mu buriri. Ariko umugore we iyo yarakaye n'ukwezi gushobora gushira yumva ko ikintu cya mbere agomba kuguhanisha ari ukukwima umwanya w'imibonano mpuzabitsina. Iyo wakomeje kubona rero ko umugore yanangiye, ikintu cya mbere uhita ukora ni uguhita ushaka undi mugore w'inshuti yawe cyangwa se mwamubyumva kimwe mu gihe wa mugore akirakaye. Nibyo byaje kuza kuba rero kuri Erasme, ubwo yari ari mu burakari bwinshi n'umugore we yatangiye kwiyegereza uyu mugore mureba kuri screen, hanyuma atangira kumumara stress yari afite. Uyu mugore byabaga ngombwa ko amusanga mu biro kugira ngo abe yamufasha gutuza ndetse atangire no kumumara ibibazo yarakuye mu rugo. Ariko uyu mugore yaje kuza kuba yarengera ubwo yaratangiye kujya afata imyenda y'umugabo w'icyubahiro akayigera. Ubwo ndavuga kwicara mu ntebe y'icyubahiro iticarwamo na buri wese, ariko we nk'igitsina gore akayicaramo kandi nyamara ntabyo ashinzwe. Ibi bibera isomo abagabo bose bumva ko ari ibikomerezwa. Igihe cyose uzaba uri mu mwanya w'icyubahiro ariko ukagerageza gucudika n'abagore, uzamenye ko aho ngaho ariho urangiriye, kubera ko nugerageza kwinjira mu bagore kandi ufite umugore mwasezeranye mubana mu nzu, aho ngaho uzamenye ko nabo icyo bazaba bari kugupangira ni ukugusenyera urugo, ariko kandi ikigeretseho nanone bakakwirukanisha mu kazi. Iyi nkuru ya Erasme, Meya w'akarere ka Nyanza wamaze kuba yatabwa muri yombi, byari bikwiye kubera isomo abandi bagabo bose, nubwo bitakunda ko abagabo gusambana hanze bitashira, kubera nabwo biterwa n'abagore baba babana mu rugo. Ariko kandi abagore nabo bari bakwiye kwisubiraho bakiga, bakamenya ukuntu bagomba gufata abagabo ndetse bakamenya n'igihe bagomba kubarakarira. Niba uzi neza ko warakaranye n'umugabo, iturufu ugomba gukora ari ukumwima imibonano mpuzabitsina, ujye umenya ko aho ngaho uba watekereje nabi, kubera ko igihe azaba yagucitse akajya gusambana hanze, nyirabayazana azaba ari wowe. Kandi ujye umenya ko iyo warakaye ndetse n'umugabo akarakara, iminota 10 bihagije yonyine kugira ngo umugabo abe yamaze gukumbura imibonano mpuzabitsina. Iyo atangiye rero kugukoraho, wowe ukamwikaragaho ukizunguza ukirekana nk'aho iturufu ya mbere ari igitsina, uba watekereje nabi, kubera ko abafite abandi bagore aba agomba kuba yakegera, yangiza akabatura ibibazo byabo nabo bakamufasha. Warangiza nawe wamara kubimenya ugatera hejuru ngo umugabo yaguciye inyuma, ariko kandi nyamara ari wowe wabiteye. Ntabwo ngiye gutera amabuye uyu mugabo, kubera ko buri mugabo wese ndabizi neza ko byamubaho. Ubwo bibaye bitanamubaho, icyo gihe ntabwo yaba ari muzima, kubera ko nimba agerageje gukumbura imibonano mpuzabitsina uwo yakayikeneyeho agasanga nta mwanya mufitiye, ahita atekereza kujya kwishakira ahandi, ariko umubiri akumva uraruhutse. Ubwo nutatekereza kuba yajya hanze kuruhura umubiri, uwo nguwo niwe tuzajya tubona amashusho hanze arimo arakora ibidakorwa n'abagabo. Guca inyuma ntabwo ari igikorwa cy'imbwa, ni igikorwa cy'abagabo, kubera ko iyo yatekereje gukora imibonano mpuzabitsina aba agomba kuyikora nk'uko umubiri uri kubimwishyuza. Ariko iyo we adatekereje kuba yajya gushaka umugore babikorana, ni hahandi usanga umugabo arimo arikinisha. Ubwo ngubwo rero nibwo bwaba ari ububwa nyabwo. Ntabwo Meya yakoze igikorwa kitari cy'abagabo gusa, wenda ikibazo ni uko yabikoreye mu kazi, ariko ubundi kuba yasambanyije umugore cyangwa se byavuzwe ko baryamana, ibyo ngibyo nta kidasanzwe, kubera ko nyirabayazana ubundi ni umugore wo mu rugo. Iyo umugabo yaciye inyuma umugore we, uba wabiteye ni umugore we babana cyangwa se umugore we nyirizina. Nimunyemere rero ngane ku musozo w'iyi nkuru nabagezagaho, yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko n'ubundi nk'uko nabibasezeranyije, inkuru nk'izi ngizi ziba zagiye ku mbuga nkoranyambaga nizo nzajya nkuzanira hano kuri Kizo Empire. Nta kindi bigusaba uretse kureba munsi y'ino video ugakanda awanditse ijambo subscribe, kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi nkuru nzajya nkomeza kugenda nkwigezaho. Njya mwumvaga rero yari Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Kizo Empire. Ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Ciao ciao.